Uyu ni DJ Bayingana ugarutse mu isomo rishya cyane ryiza cyane. Uyu munsi noneho turi buze kureba ukuntu twasharinga screen ya telefone. Ni ugukoresha telefone ariko ukayikoresha kuri machine. Ni ibintu byiza cyane kuko ushobora kumanaginga telefone yawe uko ubyifuza ari ukoresheje machine. Dutange nk'urugero, ushobora gukoresha WhatsApp uko ubyifuza cyangwa se ari n'utundi tuntu ushaka gukora kuri telefone ariko wifashishije screen nini ku buryo bwose bushoboka bikakugendekera neza. Mwebwe muze gukanda subscribe ubundi mukomeze mukurikirane ibintu by'ubwenge. Reka dutangire hano. Tugiye kubanza kujya kuri internet bisanzwe nkuko dusanzwe tubikora. Tujye kuri turafungura browser yari yose waba ushaka, yaba Google Chrome, yaba Edge, ushobora kuba ufite Firefox. Kuri screen murabona hano. Reka ngiye nkoreshe iyi Google Chrome. Nimfungura Google Chrome irafunguka bisanzwe nkuko dusanzwe tubizi. Google Chrome irafungutse. Reka tuyigire nini kugira ngo tuze gukora ibintu byacu by'ubwenge twadingeho. We bishobora kuba ari ibintu bisanzwe, bishobora kuba ari ibintu bisanzwe rwose usanzwe. Google Chrome itameze neza hariya, reka dukoreshe Edge nta kibazo, ariko wowe ndabizi neza ko yawe ushobora kuyifungura bikagenda neza. Anyway, reka dufate hariya kuri search the web. Reka twandikemo application. Tujye kudownloadinga ka application gato cyane. Aho ka application turakandika mu mpine. Nidushaka dufungure Google kugira ngo tudownloadinga ka application cyangwa se duhite twandika hariya muri search web. Reka mbanze nandikemo Google. Buryo ushakiye kuri google.com hari itandukaniro riba riri hagati y'umuntu ushakiye kuri Google n'itandukaniro riba riri ku muntu ushakiye hariya hejuru. Nitubona kanya nabyo tuzabisobanura neza cyane. Reka tubanze twigire kuri Google. Iyi Google iyifunguye, iyi ngiyi tuyita search engine. Iyi ngiyi ikora umuti. Noneho twebwe tugiye gushaka application yitwa Screen Copy. Ni sa na cha na ra na cha. Yes, hano hita inagaragara, bihita binaza hano iyo urimo searching kuri Google. Urabona hano haje Screen Copy. Iyi ngiyi isanzwe Screen Copy Windows 64-bit. Ibi ngibi ngira ngo hari ababisobanukiwe, biterwa na operating system turi gukoresha cyangwa se system turi gukoresha, ariko machine nyinshi zigezweho ziba zigendanye n'iki gihe cya 64-bit cyangwa se bit 64. Iyi ngiyi igendana na processor. Umuntu ashobora kubirebaho yitonze. Then reka dukirike muriya aka link ka Screen Copy. Urakabona hano aka kantu kaje bwa mbere kagaragaza Screen Copy n'ibiki. Reka tugakandemo. Hano haje handitseho releases whatever mobile. Reka tugakandeho. Nitumara kugakandaho turamanuka hasi turebe ukuntu turi buze kukadownloadinga. Turamanuka twitonze, twareba version ya 19. Reka turebe uko tuza kuyibona. Ni wakanda kuri iyi ngiyi iri latest. Reka tujye kuri iyi latest turebe. Icy'ingenzi nuko tuza kuyibona. Hano bari kutuzanira amakuru atandukanye. Reka tudownloadinge iyi. Nawe uraza akangaka
kari buze kudukorera umuti. Megabyte 25 uri kumva ko n'igiceri cya 50 kitarimo kugishyiraho kuri telefone ntacyo biba bitwaye. Turakadawunirodinze. No downloadinga biraterwa. Hano bari kutugaragariza ukuntu iri kugenda. Yego, ariko dushobora no kujya hano tukareba ukuntu gahunda zacu zirimo zigira iki, zirimo zigenda. Urabona hano iri kugenda, iri kudownloadinga, ya, ariko twebwe twari dusanzwe tuyifitemo, ni nayo mpamvu tugiye kureka igakomeza ikadownloadinga, then tugakoresha iyo twari dufite. Uri kubona turi kudownloadinga screen copy iri buze gukora muri window ifite 64 bit ya 64 bit. Noneho twebwe icyo tugiye gukora ni iki? Iyo umaze kudownloadinga iriya application, turi buze kureba ahantu yagiye. Turabyibuka, iyo ugiye kureba ahantu application yawe yagiye, dushobora kujya kuri iyi file explorer, tukajya kuri, akenshi na kenshi zikunda kujya hano kuri downloads, akenshi na kenshi. Then hano turi buze kuhabona screen copy izipinze twamaze kuyidownloadinga. Nitumara kuyidownloadinga kuri ubu buryo tukayibona izipinze, hano tugiye kuextractinga. Urabona iri muri zip format, extractinga kugira ngo tuze kubasha kuyikoresha. Reka dukoreho right click, then tuze dukore extract all. Hano extract all, yego, dukore extract. Yes, dutegerezeho ikore ibintu nk'ibi, irabye extracting. Nitumara ko extracting ibi bintu, bishobora guhita bifunguka cyangwa se ntibize guhita bifunguka. Ariko kugira ngo ibintu bize kuryoha neza, reka tuvuge ngo ntago byahise bifunguka. Urabona kariho akantu k'akazipu k'akamashini n'aka ngaka biratandukanye. Twebwe tugiye gufungura iyi twakoreye extraction. Urabonamo amafayili atandukanye. Niyo umara kubonamo amafayili atandukanye, uri buyakopiye yose. Ushobora gukopiya tekinike, abantu bakoresha tekinike zitandukanye. Nidushaka duhighlighting byose, yego, niturangiza dukore right click, dukore copy. Ushobora gukopiya ku buryo butandukanye, abantu benshi bakopiya ku buryo butandukanye. Icy'ingenzi ni ukopiya amafayili yose. Ari amafayili ubwo tuyakopiye rero sasa tugiye kuza hano kuri local disk C. Urambona hano local disk C. Nitumara kugera kuri local disk C, tugiye gucreatingamo folder twise screen copy mu mpine. Tugiye gucreatingamo folder, gucreatinga folder, abantu bakureatinga folder mu buryo nk'igihumbi butandukanye. Ngiye nshobora kujya kuri iyi home, nkajya kuri new folder. Ariko wowe ushobora gukora right click, ukajya kuri new, ukajya kuri folder. Uzabikora mu buryo burenga igihumbi. Sasa rero ngiye kwandika screen copy. Uburyo nk'ubu ngubu. Bitewe nuko hano mfitemo screen copy n'ubundi muri kuyibona, nari nigeze kuyikoreshaho, ngereka iyi ngiyi nandikemo screen copy 1. Nta kibazo, ntacyo bitwaye. Yego, hande enter. Nimara kubikora nyifungure. Ibuka ko twafashe ya mafiles twa extractinze, turayafite muri clipboard. Niba utayafite ushobora no gusubira inyuma ukayafata umaze gucreatinga folder hariya kuri local disk C. Reka nongere nsubira inyuma nitonze, nta kibazo, nta kinyirukansa. No gutanga ubumenyi nibyo twaje twiyemeje. Turajya hano muri downloads. Urayibona yabaye extracted, dore ngiyi. Nyifungure, highlighting cyangwa se selecting ibi bintu byose. Nindangiza mbikore right click, oya, ndagenza ntya,
nkore copy. Nimara kubikorera copy ndabizana kuri local disk C yanjye nitonze, mbipasting hano muri screen copy 1 nkoze paste. Hari abapasting, hari abakoresha ama shortcut, hari abakoresha ama right click gutya, hari abakoresha home bagahita bajya hano kuri paste. Mbese ICT yo ibiri aho ngaho iteye ukwayo. Ama files yanjye yose yagezemo kuva hahandi. Ikintu ngiye gukora ni iki: ubwo amaze gushyiramo files zanjye kuri local disk C muri folder yitwa screen copy, ngewe ngiye kwa activatinga telefone yanjye. Ngiye gufata telefone yanjye nyicomeke na USB, umugozi wa USB usanzwe, then nindangiza na activating telefone yanjye cyangwa se nyikore ku buryo iri ndibuze kubasha kuyicontrolling cyangwa se ndibuze kubasha kuyikoresha kuri iyi machine yanjye. Abafite Android ubwo ngubwo nibo turi buze kugendana cyane, ariko turi hano ibi ngibi bisa n'ibyasojwe. Turi hano ngiye kubera ukuntu turi buze ku activatinga telefone yacu kugira ngo tubashe kuyikoresha hano kuri machine ku buryo bworoshye. Ngiye gufata telefone yanjye ya Android ndahanga. Nimara gufata iyi telefone yanjye ya Android ndibuze kugerageza njye kuri settings ndashaka settings ku buryo bugize. Let's twitonde turebe se dego, dore ngizi settings. Wowe biba byoroshye iyo uri kubikora. Ndagenda gutya njye kuri system mwese murazibona system umanutse hano turahabona ijambo developer options. Wowe birashoboka ko iri jambo developer option muri telefone yawe utari kuribona. Yego, noneho kugira ngo iri jambo uze kuribona muri telefone yawe, icyo ugiye gukora ni iki. Reka dusubire inyuma gatoya, tujye kuri tujye kuri my phone. Ngende kubibona byanditse kuri my phone, ariko wowe ushobora kutabibona byanditse kwari my phone. Ushobora kubibona handitseho about phone, biratandukanye. Kuri telefone yanjye ndi kubona my phone, wowe ushobora gusanga handitseho about phone. Ikingenzi nuko dukora ibintu bikajya mu buryo. Ushobora no gushaka ga screen. Wabonye ikintu ukora ni iki? Urareba hano handitse build number. Build number iyo hageze ukandaho inshuro nyinshi zishoboka, ukirikaho kenshi, ukandishaho urutoki kenshi gashoboka, ukandaho. Hano bari kutubwira ngo no need, you are already a developer. Ariko birashoboka kuri telefone yawe nukirikaho kenshi hari message bari buza kuguha ikugaragariza ko ubaye umudeveloper. Reka dusubire inyuma ho gatoya, noneho tujye hano kugira ngo tuze kujyana dusubire inyuma hano kuri system, tujye muri developer option. Yego, niyo dushaka i developer option. Noneho turangiza ubwo nizere ko buri muntu wese yagize iki, yabonye developer option nyuma yo gukanda hahandi kuri build number inshuro nyinshi. Developer option hano wowe nuza kureba kuri telefone yawe uraza kusanga USB debugging iri off. Aka kantu uri buze ugasanga kari off gasa naka ngaka, uri bugakandaho kabe on kase naka ngaka, nugakandaho kakaba on, urabutangiye urugendo rwo kuba wa connecting iyi telefone yawe na machine yawe, ukabasha kuba wakoresha telefone yawe ukubyifuza kuri machine, utanga ingero, ugira ibiki, ibintu nk'ibyo ubuzima bukoro. USB debugging muri telefone yawe hari message bari buza kuguha yo kuyaactivatinga. Uze kugira iki, uze kubikora muri telefone. Nukandaho baraguha message runaka, uze
ukandaho ubyemeze, then ubuzima bugira iki, ubuzima bukomeze. Icyo tugiye gukora rero ni iki? Iyo tumaze kuyaactivatinga kuri ubu buryo telefone yacu, twamaze gufata umugozi wa USB tuwucomekaho, turangije kuactivatinga USB debugging, birakunze, ubwo tugiye gukoresha machine telefone yacu kuri machine yacu. Turabigenza gute rero sasa? Turajya kuri ya local disk C yacu, dufitemo folder twakuriyetinze yitwa screen copy, ni iyi ngiyi. Noneho iyi screen copy icyo turi buze gukora ni iki? Urareba aka folder, aka file kanditseho screen copy, kameze gutya, ugakoraho right click. Nurangiza ugakoraho right click, ukore run as administrator. Yego, bari kumbaza niba mbishaka koko, ngenda bishaka, bigende kuriya. Wow, telefone yacu dore ngiyi iraje, bimeze bite? DJ Bayingana, umutoza ukomeye. Ngiye noneho ngiye kugira iki? Ngiye gutangira managing telefone yanjye. Urabibona ndi kuyimanaginga kandi ndi kuyikoresha kuri machine. Iyi ni machine ndi gukoresha, urabona iyi ni nshobora kuyigira nkayigira nini screen, wambonye. DJ Bayingana bafitemo ama application menshi nkuko ubibona. Nshobora guscrollinga, nshobora no kujya kuri Play Store, nshobora kujya kuri WhatsApp, nkanze kuri WhatsApp ikaza, nkakora baka, kuko WhatsApp burya ntabwo bifite ibintu byinshi. Nshobora kujya kuri YouTube, ubwo ndi gukoresha YouTube, ngiye gukoresha YouTube, wabonye. Nshobora gukora search ya YouTube, reka nongere nikorere kanjye nko ku isi yacu, ni urugero isi yacu TV, urambona DJ Bayingana, ugakomeza ugakora n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Ushobora guhamagara, ushobora kugira iki, nuko nguko ushobora. Ariko uze kwibuka gukanda subscribe niba ubona aka video kakunejeje, kandi turi kumwe. Reka tuzasubire ubutaha. DJ Bayingana.